Twa Natoria Mukandanguza ni nashakanye na Venuste Batsinda nkabandi mama wa Viatori Ndatsikira. Viatori mwaburanye byari? Twaburanye muri 94 bari bayiciye abantu Karama. Ubwo hari muye prefectura hari prefectura Butare commune Runyinya. Commune Runyinya. Yarafite bakuru be bitwaga ngwiki? Bitwaga mukuru we yitwaga Munyaneza Philibert. Undi akitwa Munyanziza Aruberi. Undi akitwa umukobwa umukurikira akitwa Uwonkunda Olive. Viatori Ndatsikira akitwa Viatori Ndatsikira yari imbyaro ya 5. Inyuma ye hari undi mwana witwa Ndatimana. Ndatimana Bonaventure. Yego. Yari nundi witwa Dusenga Umuremyi. Benshi nsigaye nibagirwa n'amazina. Umuntu amuzingukura. Viatori Ndatsikira andi mazina bakunda kumwita kahe kazina? Bakundaga kumwita Gapita. Gapita. Muburana harahagana he bwa nyuma muvugana nayo? Tuvugana twavuganiye Karama. Ahantu bicani yasohotse mu ntumbi mu nzu zari ziri Karama hafi ya Kiliziya. Niho duherukana bankubise umupanga abona napfuye n'abandi babindimwe abona bapfuye nase n'inka bazihatemaguriye we yasohotse mu ntumbi nawe abantu bari bamuryamye hejuru bari babatemye ariko watapfuye asohotse ndamubaza ntese kusohotse ugiye he kugiye ntabwo mfira hano ndapfira hanze sinsubira kuguma hano mu nzu nubwo duherukana ariko tugeze i Burundi numva abantu barambwira ngo haba yarambutse ngo yageze i Burundi ariko turamushaka turamubura barambwira ati we ntiyapfiriye mu nzira ntiyapfiriye ni Karama twari turi kumwe ubwo twaramushatse turamubura ariko kugeza na n'ubu sinzi amakuru ye rero nkaba nsaba Imana n'abandi bamfasha ngo numve ko akiriho niyo napfa mubonye nakumva nduhutse. Reka twizere ko Imana izabikora. Yaba ari ibitangaza bitari bya bindi bya Kankwanze na Bujombe basezeranye. Navuze nti ubuze mfurati ibiheko. Jewe nabuze umugabo wanjye ntacyo twapfuye nabuze n'abana banjye n'abavandimwe singiye gupfa nabi. Kungarukamo yarigaga ikintu kingaruka muri mwe yagiye ku ishuri ndwaye. Mbona ararize afashe ibariza agiye kwiga mbona ararize. Ariko jewe nibaza ko arijijwe n'udufaranga najyaga muha duke 500 twabaga ku ruhande kuko ise yari afite ibyamugenera ariko nanjye nkamugena nk'udufaranga 500 nkatumuha bukiye mubajije ngiye kumusura ku ishuri ariko burya warizwaga niki ati mama tireka nkubwire ikintu cyandijije ntugire ngo nitwadufaranga pe ati je naribajije ngo ubugiye ndiho ndiga nigira iki nindangiza mama yapfuye nari kuzagira icyo mu marira bizaba bimari iki ati numva no ati nagiye no kwishuri numva ntacyo ndiho nigira cyangwa mbanemo niya merenete kumva torata zanyoberwa. Ngire kubasuza no kuba ikaze mwebwe mudukurikirana mubana natwe muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi tutongera kubasuza no kuba ikaze mu biganiro bya Yawe TV nitwa Kwizagira Patrick komeza kubabwira ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tutubageza umunsi ku munsi. Umunsi wa none ubufite ibibazo bitameze neza ariko Imana byose bibizi uyu munsi bitameze neza ejo byahinduka ukabona ibisubizo by'ibibazo ufite hamwe mu kwizera. Ni kubwiye impamvu uyu munsi turi kumwe n'umukecuru tugiye kuba tuganira uraza kubusobanukirwa byinshi uraza kuba umenya amakuru ye uraza kumenya n'iki kimugenza uraza kubusobanukirwa na byinshi cyane n'icyo wamufasha niba wabona ubufasha bitewe n'inkuru uri buze kumva dusangiza kuri Yawe TV. Turaza gutangira tumuha ikaze atangira twibwira hanyuma uze kudukurikirana neza cyane uraza kuba usobanukirwa byinshi cyane kuri uno mukecuru urimo kubona kuri kamera zanyu. Muraho neza mubyeyi? Muraho neza n'amahoro. Mumeze mute? Ndabona turaho turashimira Imana. Amen. Ngo biriya niba ngo mu byiza no mu bibi duhore dushima. Hanyuma watangira wibwira abadukurikiranye hanyuma none tugatangira ikiganiro cyacu turibuze kugirana. Jewe nitwa Natoria Mukandanguza. Yavukiye he akurira he? Yavukiye Segiteri Kaburemera umurenge wa Karama. Umurenge wa Karama. Ubwo hari mu yihe ntara cyangwa mu prefecture bitewe nuko byavuye? Prefecture ya Butare.
Prefecture ya Butare komine yihe komine Runyinya komine Runyinya hanyuma ubuzima bwawe busobanurira gute ni igiki wifuje gusangiza abantu dutangiye inkuru yacu nifuje kumenya umwana witwa Viateur Ndatsikira muri jenoside we twabandi barabishe ariko we bambwira ko yahunze akajya i Burundi ngo akahagera atapfuye ariko twaramushakishije turamubura tubaririza hose ariko hari umuntu wari watubwiye ko bahunganye bakagerana ariko batagumye mu nkambi imwe atazi we aho yagiye turategereza turamubura ariko bigumya kunzamo nkumva atapfuye ndavuga nti wapfa kubaririza nkamenya yenda yaba ari no hanze ko yagiye azi ko azinutswe ko abantu bapfuye bose hari se na nyina nabo bava indimwe akaba azi ko nta muntu wasigaye avuga nti buriya yarahazinutswe wabaririza kumva yenda nkamubwira ko nkiriho Viateur yari umwana wawe yari umwana wanjye yitwaga Viateur Ndatsikira yari umwana wa 5 mwaburanye muri jenoside muburana hari ahagana he twaburanye duhunga twavuye Karama abantu babishe yego hanyuma rero tugeze mu nkambi niho hari umudamu wambwiye nuko atakiriho yapfuye rambwiye ati Viateur twarambukanye ariko ahahereye simpaza ariko we ntabwo yigeze apfira hariya ariko nanjye ndabizi ko atari yahapfiriye ariko navuga nti yenda yahunze no mu nzira barahamwicira ariko naramubuze kugeza na n'ubu numva byanze kumvamo ngahora ndwaye umutima ntubariho ntiwapfa kubivuga none ubu numvise byaranze bana barambwira ati bye kuguhoramo bikurwaje umutima reka tuzagufashe dushaka ubabwira amakuru noneho bagushakashakire twumve ko akiriho ko nawe yarazinutswe azi ko nta muntu asanga mwagize mu nkambi muri kumwe cyangwa amakuru y'uko yabakiriho nta makuru ntabwo twahunganye kuko yahise yihuta avuga ngo ntabwo asubira kugwikara ngo ntabwo ikarama ngo aragwa hirya ntasubira kugwa hariya ngo ava mu ntumbi ndavuga ntese ntikugiye ngo giye sinsubira kugwa bari bantemye mu mutwe mu mupanga ariko abana bari umuntu babatemye baba bazi ko napfuye nanjye noneho ndekuka gakiyana mbona ndamubonye ambona amaraso yanyuzuyeho ndavuga ntese ntugiye Viateur ugiye sinsubira kugwa ngo singwa hangaha ngo bashaka abanyicire hanze twari mu mazu bahungiyemo hafi y'Ikarama ayo niyo magambo ya nyuma mwavuganye nubwo duherukana hari ukuntu wenda n'umwana n'abana kera babaga bafite nk'utuzina wenda two mu rugo cyangwa utuzina babitaga yitwaga Viateur Ndatsikira irindi rihimbano bamwitaga sigena nibajya bamwitaga Gapita hanyuma Gapita yari afite bakuru be baracyabaho bakuru be barabishe nabo barabishe yari afite bakuru abo bavindimwe bababwire yabaga indimwe n'umukobwa witwaga Kabanya na Donata na mukuru we witwaga Munyaneza Robert na Munyanziza Philibert n'uwo nkunda Olive we yari uwa 5 rero Ndatsikira Viateur Ndatsikira ari uwa 5 imbyaro ya 5 bari abantu 8 ariko we yari imbyaro ya 5 imyaka bibaye myinshi ngiye kuba 27 wamugani icyo gihe yanganaga gute jenoside ba yarafite igihe kingana iki yari afite imyaka 15 13 n'itanu sinibuka kuko batangiraga bafite imyaka 7 yarageze mu wa mbere segonderi yageze mu wa mbere segonderi yigaga ikansi hari na nyirarume yitwaga Deregiteri Garasiane Nkunziza nawe baramwishe n'abana n'umugore hari ukuntu wenda abantu babaga mu makaritsiye ugasanga umuntu wenda afite abashuti be bakuranye hari abantu uzi bari inshuti ku buryo n'umuntu wamugana ashobora no gukurikirana ikiganiro akaba atari ku muntu ndumva muzi twarakinanye benshi ntibakiriho benshi barapfuye abo biganye ntabo nzi bariho umuntu wakubwiye se amakuru y'uko abishoboka ko yaba akiriho uwo mudamu nawe yarapfuye icyo gihe we twaratarutse yapfiriye mu nkambi kuko yarwaye macinya ahita apfa niwe wayambwiye nta wundi wayambwiye nabuze rero ko nkurikirana ndashakisha ndaheba ndarekera ndatuza ariko nkumva ku mutima wanjye ntibimvamo
avuga rero ntiwapfa kuvuga nkumva ntihenda imana yamumpanga apfa amubonye. Yego. Agakuru kuko yaba akiriho ugaheruka ukiri mu nkambi. Gaheruka ndi mu nkambi nta bindi nzi kuko ngitaruka nabwo uyu mwana niwe narize ari akantu nako kareshya n'igipfunsi se na nyina babishe. Uyu ni umwuzukuru ni uwo mwana w'imfura yanjye. Ntabwo biba byoroshye. Bose barabishe. Ntabwo biba byoroshye. Ni ugupfa kubaza gusa ngo umuntu arangize umugenzo ariko ubundi oya ntabwo ari kurangiza umugenzo buriya Imana ibizi impamvu. Ahubwo igituma bigumya kunzamo henda Imana sinajya kubona nkabona ko azi ko abantu bose bapfuye. We yarazinutswe yagiye ababona bose bapfuye n'abo mu miryango yabo. Avuga ati ntacyo naba ngikurikiye hariya yenda nanagarutse ntazi u Rwanda uko rumeze ntazi ko rwahindutse. Bashobora kuvuga ati niyo natunguka nanjye bahita banyica. Avuga rero kubera kutamenya amakuru. Ariko ntabwo umuntu yavuga wenda ngo umuntu reka apfe kubivuga kuri Imana ibizi impamvu ibintu byose byabayeho ari n'impamvu iba yemewe wenda kuza hano. Ariko niyo mpamvu natwe tuba dusaba kugira ngo umuntu wenda ubonye ikiganiro afite amakuru y'aho yaba ari cyangwa se nubwo waba udafite amakuru ariko ubwo butumwa ugakomeza ukabusangiza abantu ugakomeza ugakora share no ku bandi kugira ngo umuntu uzumva yaba aziga Peter Viatori wenda yitwaga Viatori Ndatsikiraga Peter niryo bamuhimbaga. N'agahimbano ko babaga bita abana. Abana yenda Imana idufashije tukamubona bakamubwira ko nkiriho n'umwuzukuru turi kumwe. Namureza ari uruhinja yize kaminuza yararangije bakaba ari umugore umwana wa Donata Kabanyana aracyariho nawe. Nawe aracyari. Reka twizere ko wenda muzongera mukabonana. Imana izabidufashemo. Imana izabidufashemo. Wenda reka tugaruke kuri iyo nkuru gatoya. Hanyuma wowe aho hantu mwaje kuva mu nkambi mugaruka mu Rwanda ryari? Twamaze amezi 3 mu nkambi. Twahunze muri 1994. None twamaze ukwezi kwa 5 kwa 6 kwa 7 mu kwa 8 baravuga ngo amahoro yaje. Tukavuga ati ntibatubeshya zo kugira ngo dusubireyo batwice. Baranga noneho twumva nyine inkotanyi zaraje baragumya baraduhamagara. Turataruka turaza ndagumya ndabaririza ndamubura. Ubwo rero naho ntitwasubiye bumba hariya mu Butare hariya mu mujyi. Mwarahungiye i Burundi? Twarahungiye i Burundi. Mba hariya abantu bita mu murenge wa Tumba. Icyarwa. Kagari ka Cyarwa umurenge wa Tumba. Umudugudu wa Mukonyi niho mba hari kwa musaza wanjye wari diregiteri. Andi mazu bari barayashenye ariko iyo twaraje dusanga batayishenye. Tugiye muhunguka nuko hitwaga? Hitwaga Icyarwa. Hitwaga Icyarwa umurenge wa Tumba. Ubwo nyine ukuvuga ngo bavugaga yenda akagari ka Tumba ariko ubu ni umurenge wa Tumba. Hafi ya kaminuza hariya. Ariko wenda sinzi niba wenda wamwibutsa amazina y'ababyeyi be ko iyo myaka ibiciyemo umugani bari na myinshi no kubona umuntu wenda ukumva nyine ababyeyi be ni jewe ni Natoria Mukandanguza na Venuste Batsinda. Na Venuste Batsinda niwe papa we. Niwe papa we. Kubana n'icyo gikomere muri iyi myaka yose utabona umuntu wawe ariko wumvaga kuri nyine umutima wawe humba ku mutima nta n'umuntu nakundaga kujya mbiganira n'abantu b'inshuti ariko umutima wanjye nkumva wanze kujya hamwe. Ndavuga nti ubu ngubu koko noneho n'ababana ndabibaganira baravuga ati rero aho kugira ngo uhore ubirwaye ndavuga nti Imana imbabariye nkabona Viatori Ndatsikira nashaka nkigendera. Ubwo rero ikambamo noneho bigeze aho barambwira bati reka tuzagushakire abantu b'abanyamakuru bibatekerereze henda Imana izakora ibyayo ariko bye kuguhoramo wowe uhangayitse ubivuge risohoke we kugumya guhangayika. Rero ngize Imana numva barambwiye ndavuga nti ngambi vuge ubundi Imana izakora ibyayo. Imana izakora ibyayo reka tuyizere wenda izaduha igisubizo cyiza. Ariko wenda tugarutse nyuma ho gatoya muri ibyo bihe bitari byoroshye bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ni ibintu byari bimeze bite ujya kurana n'abana bawe bamwe barahaguye nawe muri ubwo buzima butoroshye gutyo uza gukuramo nuko waburanye n'umwana wawe ubundi aho wahavuye we gute? Twebwe urabona hari abasirikare bafite amasasu hari n'intera hamwe zifite imipanga
noneho amasasu arabashirana abasirikare kuko abatutsi bari bahari nabo bafataga n'amabuye bagaterana nyine nabo bakarwana bamwe bagapfa ariko bagafata amabuye bagaterana bagafata ibiti noneho baravuga bati amasasu ashiranye abasirikare baravuga ngo basubiye kuzana andi hariya mu mujyi babandi barwanaga kubera abasirikare babafashaga rero bagira ubwoba batinya gusubira gutemana bamaze kunanirwa abandi baravuga bati nimusubira natwe turahangana bapfuye bati bagenda basohoka baterana amabuye bahunga amasasu kubera ko yaragiye bamwe bagenda babakurikira mu nzira bahagwa abandi nabo bahanganye barwana turahunga tunyura ahantu bita Karama bambe bita mu Gatobwe n'ahandi bita ku Rushubi tugenda duhunga tujya i Burundi baravuga ati turajya i Burundi abahazi rero bati nimuze mudukurikire twirukanke tuzagwa i Burundi turagenda rero tugenda bamwe bagwa mu nzira banarembye jewe nuko bari bankubise umupanga hano mu mutwe ntibamena ubwonko ngenda mbirirana ariko tugenda twiyahura tugize Imana tugera ahantu turaharara buracya batujyana mu nkambi nuko twahageze ariko abantu bagenda bagwa mu nzira nubwo n'abandi bo nuko bagiye bahunga kuko amasasu rero yaramaze kubashirana abashiranye bahita bagarutse basanga abantu bagiye hasigaye za ntera hamwe bafatanyaga kwicana babura uko babigenza rero ubundi nuko twahunze ko baravuze ngo ntabusu je naye nanavuze ntigiye abana bapfuye umugabo yapfuye n'inka bazitemaguye se ndahunga nshaka iki nawe baguteye je ubu ngubu mwaritse nkagwa barambwira bati rero wowe nuguma hangaha hari ibindi baza kugukorera utanazi barakwica nabi uyu mupanga ntacyo gutwaye turagukurura tugende nta n'icyuba ubwo batakumenya ubwonko ntibagucukuguru n'ukuboko ndabanza ndanga ntuse ndajyana icyabana banjye bashize umugabo bamwishe n'inka batemaguye ubundi ngewe napfuye nkabakurikira n'abantu bampasa ubundi nari nanze no guhunga bamfata ku ngufu tugenda mu nzira tukururana turagenda tubona tugeze i Burundi ariko abana bose nabataye Karama abapfuye bo ndabazi kireka abahungu batatu nibo bambwiye nabo baguye hirya bataguye Karama ariko bo ngo barapfuye barabimbwiye ko hari aho bagiye babakura babegeranya n'abandi babajyana mu nzibutso babashyinguramo urwo rugendo rutari rworoshye bagukubita umupanga bari bazi ko wapfuye bagize ngo nahwanye kuko umuntu yari yarabaye ikibi bumvaga sinigeze nyeganyega cyangwa ngo ntake reka da nari nabaye nk'igiti kuko hari n'abantu benshi bari barimo bagerekeranye bari abantu benshi n'uwo ndatsikira abantu benshi bamuryamyeho barabatemagura we asohokamo nta kintu yabaye kuko baramukingiye we nta kintu bari bamukozeho naho ngo abana bawe bose barapfuye uretse uwo ntazi amakuru y'abandi ndabizi ko bapfuye bari abahungu 5 n'abakobwa 3 bose baguye aho ngaho nawe bagutemeye bose hari 2 hari 3 bataguye hariya baguye mu nzira ariko abandi baguye aho ngaho nawe abandi baguye aho ndabizi ko bapfuye ariko ndatsikira ntabwo azambamo kuko we numva sinzi nabuze ntiyarazinuzwe yabonye ko abantu bashize n'ubundi abonye aho batagaruka no mu Rwanda azi ko u Rwanda rukiri rwa rundi hari azi ko rutahindutse nibwo yaba yumva amakuru ashobora kuvuga ati nubwo se aha barabaye bazima agenda nsanga iki akumva ko atagomba kugaruka niko mbitekereza ariko byinshi byarahindutse nuko nyine ariko akomeye umuntu aba afite amakuru aratekereza bya bindi amakuru azi arayo yabonye yamuteye ibibazo ndavuga rero umuntu yabivuga Imana igakora ibyayo yaba ariho akabyumva yaba atariho nabyo kandi umuntu akishirira agahinda ariko wamugani biba bigoye kubaho uri mu rujijo utazi niba wawe atariho cyangwa nawe bimuhangayise atazi ko hari n'uwarokotse n'umwe wamugani igihe nawe batekereza wenda ko nta muntu wundi wasigaye arabizi nyine aravuga ati na mama se ko nasize buriya naye bamutemye wese no guhunga ntazi ko abantu bahunze hari ngo barokoke ntabwo abizi ese umuntu waguhaye amakuru yakubwiye ko nawe mwagiranye i Burundi yakubwiye ko yasigaye yarambwiye ngo barambukanye ku Kanyaru ariko mu nkambi ntiyambwiye ko bari kumwe yaravuze ati ndatsikira ari hehe ati ko twambukanye ku Kanyaru ndatsikira ntamuherutse asohoka ntimubwiye ngo arajya he arambwira ngo ntasubira kugwa hano ntigiye sinzi amakuru ye ati twarambukanye ati ahubwo nari nzi ko
yenda ari hano mu nkambi nawe turabariza mu nkambi hose turaheba aba se yagiye hehe uwo muntu nuko yanapfuye arambwira ati byari byo byose twarambukanye niyo yapfa yagwa ariko aguye i Burundi ati ntabwo yaguye hari ikarama ntigupfa nanjye nabonye atari yapfuye ahubwo ikibazo ahantu yagiye simpazi nicyo rero kinagutera ibyiringiro wa mugani ko tubwo twajyanye ubundi ubuzima bwo mu nkambi se bwari bumeze bute mu nkambi nyine twabayeho ntabwo mwabonanaga nta makuru barimo abantu benshi cyane ku buryo utabonaga amakuru ye nta makuru nta n'uwabarizaga yongeye kubikubwira muri wo mutahuka yambwiye oya yabimbwiye tumaze guhunga ahubwo dutahuka nawe yarapfuye yapfiriye mu nkambi yazize macinya niyo mpamvu rero nayo makuru mperukaye nta yandi hanyuma kubana n'ibyo bintu imyaka ibibaye myinshi ubana nabyo muri wowe hakomeza hazamo byagakunzamo nkavuga ngo wabaza nkumva ko watapfuye ariko yazinutse u Rwanda biragumya nkajya mbishyiramo ndavuga nti sibumbivuze bagira ngo ndi umusazi uyu mwana nawe ndabibabwira akambwira ati ariko ibintu uhora uvuga batireka noneho tuzagushakire abanyamakuru ubibabwire neza kuko byanze kukuvamo ko nagumye kujya mbibabwira buri gihe Viatora Ndasikira yanze kumvamo ntigewe nari kuvuga n'abantu bakajya bavuga bati umukecuru yarahahamutswe ati buriya yarasaze no guhahamuka ntingatinya kubivuga ndavuga ngo ndi umusazi none bamara ubwoba rero barambwira bati uzabivuge uwo mutima ugomba kugira gutyo kuvemo Imana izakora ibyayo Imana ikora ibyayo igihe kigeze umuntu arasubizwa hari igihe umuntu ayibona wenda amuzi cyangwa se nawe ubwe akaba yakubona wenda reka tugire ibyiringiro ko wenda bizakunda Imana izakora tuzabyakira ukongera ukamubona abantu ukomeje kuvuga ngo hari igihe abantu baba bazi ko nyine u Rwanda rwaho hambere ariko bikimeze umuntu ubitekereza gutyo se umubwira iki ukurikije naho u Rwanda rwavuye n'ibyo bintu byose wanyuzemo n'uko urubona ubu ngubu ndavuga nk'abo bo hanze bo bashobora kumva ko ariko rukimeze ariko u Rwanda rwarazutse ntabwo rukiri rwa rundi hasigara muri paradizo nta kibazo gihari umubyeyi wacu yaradufashije yaturemye umutima n'ubaduha icyizere cyo kubaho n'ejo hazaza rero ndumva u Rwanda rutakiri rwa rundi hanyuma jenoside irabaye yorokotse gutyo bikomeye ubuza abawe ubuza ibyawe ubuzima bwaje kongera gutangira gute aje kongera gutangira hari umwana musengeneza wanjye warokotse n'uyu nguyu nawe ni umwuzukuru wanjye se na nyina nabo bari barabishe nyina we yapfuye nyuma ariko yapfiriye hariya ku bitaro baramutemaguye nawe aza kuhapfira afite akangaka inkotanyi nizo zabazanye zibavanye mu gishanga ariko se uyu we bari bamwiciye ahantu bita hariya babatemeye ku Cyamwakizi we rero nyina yapfiriye kwa muganga maze gutaruka arwariye mu bitaro arwaye ibikomere by'ibyo bagiye babahondagura ararwara turabanza turamurwaza tugitaruka nyuma hashize amezi 3 arapfa akakari gatoya cyane nako cyanyamaye icyizere cyo kubaho sigara nsubiye kubyara nsigara mpetse uyu nguyu uwo musengeneza wanjye ariko we yari mukuru niwe twabanaga tujya muri iyo nzu rero ya musaza wanjye wari deregiteri kansi kandi bari bahashenye niho twari turi uwo musengeneza wanjye nawe yabyaye abana 2 nibo batuma nkivuga ngo ndacyariho n'uyu nguyu niwo cyizere cy'abana afite abandi bose barabishe ntabwo biba byoroshye ariko nyine narabyakiriye nabuze ku bantu bose tuvukana barapfuye n'abana barapfa ntigeze naho mvuga ngo se ngo nakoze ibyaha bingana iki Imana kugira ngo aho tuvukana bapfe hasigare jyewe nakoze ibyaha bingana iki hano bakambwira bati ibyo jya ubireka utekereze y'ubu wowe nta bibembe Imana yaguteje nta kintu kindi yaguteje uriho ariko jya utekereza y'ubu ko Imana yamwatse ibye byose kagena naho imuteza ibibembe wowe nta bibembe yaguteje rero ushimye Imana yagusigiye ko iruzi ko ubuzima ari wowe uzabushobora hari wari gusigara agahinduka umusazi ntamenye no kurwana ruriya rugamba ngo abe intwari ariko wowe jya umenya ko Imana yasanze ari wowe uzabushobora nicyo yagusigiye rero bikampa icyizere nyine bakajya banganiriza hanye nkumva ngaruye umutima nkavuga nti koko abaca aho bari hose nimba ikigwari bazavuga ko basize imbwa ntubu barambona ku buryo jenoside ikirangira
iyo mbikirara ubumva narabaye shatse n'abandi bagabo narangije no mu bagabo ndazasida nkanazirwara kuko baranandeshyaga baranandeshyaga ariko ngiye nakumva umuntu umbwira ibyo ngibyo nariburiye abana banjye n'abavandimwe hari igihe abantu baturutse i Burundi banavuze ngo ariko nguriya yari umugore ngo ntabwo yari umugore ahubwo ni umukobwa wagumiwe ngo nta muntu w'umugore washatse umugabo ngo uza ntakaza ngo twisungane ngo hanyuma ngo ibikomere ngo bizahanagurika navuze nti ubuze imfura ati ibiheko njyewe nabuze umugabo wanjye ntacyo twapfuye nabuze n'abana banjye n'abavandimwe singiye gupfa nabi nuko iyo mbunga mu bagabo na sida mba narazirwaye mba nanapfuye hari ababibunzemo baranashaka ariko ubu ntawe ukiriho bose barashize barwara na za sida ariko ndavuga ngo ni Imana yamfashije impano kwihangana ubundi simba nkiriyo nza gutekereza iby'iwacu n'abavandimwe n'abana Imana yampaye umutima ukomeye n'ubu ni iki nkomeza n'ubundi komeza ubushye ko nakana kareraga ninuba usenda murera nejo nzapfa musige nanjye uyu azakura icara ngatongera nkigisha ngira gute ariko Imana mbona impaye igisubizo ntikambere ikigeragezo kambere igisubizo n'ubu wamusengeneza wanjye umwe n'umuhungu mukuru bariga kaminuza mu wa kabiri rero nibo bampa icyizere ko imiryango ishobora kugenda igaruka gake gake agomba kugira ibyiringiro by'ejo hazaza kandi Imana izabikora n'uwo muhungu wawe wongera umubone Imana imumpaye nashaka nkamubona ngahita nigenda ariko nkamubona akabona ko ndiho akamenya n'uyu mwishywa we Imana izabikora buriya asa ni buriya niwe utubonera niwe utumye nkibaho usanze akiriho ntabwo twashima Imana kubaho muri ubwo buzima bwose ubuza abantu murahunze igihugu mugisize nta murongo gifite ari ubwicanyi gusa bukibamo hanyuma nyuma mwongeye kubwirwa ngo turazutse twari tuzi ko tutazanagaruka pe twumvaga u Rwanda byararangiye bavuga no gutaruka nabanje no kwanga turasubira hehe havuga ati ngwino dutahe turataha tugize Imana tubona turaje inkotanyi ziratwakira nicyo nangiye kubaza ngo mwumva gutahuka no kuntu mwasize igihugu muri mwe mwumvaga ko byakunda twumvaga nta cyashoboka ariko bakagumya bakatubwira noneho tukumva n'amakuru bakavuga ati inkotanyi zararugaruye u Rwanda turaza tuhageze koko dusanga babandi batwishe barahunze nabo baduha icyizere mu buzima turabukomeza bubayeho nabi ariko tubaho nyuma rero n'ubu ngubu no kuba nkiriho nanjye mpumeka nuko nyakubahwa Perezida Kagame yaduhaye n'inkunga y'ingoboka ukabona agasabune ko gukaraba ukabona amavuta yo kwisiga biduhizere ko natwe tukiri abantu ubundi twumvaga tutakiri abantu twarapfuye twararangiye nta n'umuntu udutekereza ariko turashimira Perezida wacu yatubereye umubyeyi yatubera umwana natubera byose nako Imana izakomeze umujyi imbere ahubwo nawe kuko u Rwanda yararuzuye yaranarugaruye turabishima rero nicyo gituma nibi nicyo gituma mbivuze Victoria reka twizere ko Imana izongera kubahuza umuntu nyine ureba iki kiganiro nawe yakumva nagamuzi inkunga ye niba ari ugukwirakwiza buno butumwa kugira ngo uzanagere kure n'undi wabasha kuba mu mahanga hose tugize amahirwe yego utekereza wa mugani ko yaba yaragiye mu mahanga atari hafi mu Rwanda aho byagera hose yenda yakumva ku gakuru nawe amatangazo ahise akabimenya ubwo nawe yagira ukuntu amubwira ko nkiriho uracyariho uracyakomeye ibyiringiro byo kubaho bimeze bite mubonye nashima Imana nashaka Imana ikantaro ariko namwishywa warahari amaze kuba umudamu mukuru yambereye impozamarira ntabwo yambereye ikigeragezo ndibuka kigara akana ngatongera ngo nikabikira nikabinda ibintu byose nakabwiraga naye narakagize mu bwonko narakayagije ubwonko ngize Imana yajya muri kaminuza ntegenda ujye kubikira ujye kubindaya ntato ntihagagire umuntu ugushukisha ikintu na kimwe ningira ubushobozi niba ari n'igihumbi nzajya nkiguha ariko hakazagira umuntu ugushuka muzankoze isoni ngize Imana mbona Imana irabimfashije ibimfashijemo
no kumushimira nawe. Naramushimiye cyane, Imana izakomeza imujye imbere. Yego. Kubaho muri ubwo buzima butari bufite icyizere cyo kubaho, uhangayitse nta wundi ukumenya nta ki, ntabwo biba byoroshye. Rero wowe igihugu kivuye muri iryo curaburindi, icyizere cy'ubuzima bukimeze gute? Icyizere cy'ubuzima mba numva kimeze neza, n'ubu ndabishimira Imana kuba nkiriho, sinari nzi ko naha nzahageza. Ubundi numvaga ibyararangiye icyacu ari ugupfa, ariko ubu ndashima Imana ko twarazutse. Imana yaratuzuye, duha n'umuyobozi Perezida Kagame, ntawabona ukuntu yanamubwira, ntarobanura, abantu bose arabafata neza, nuko nyine abantu batanyurwa higiye ngo umuntu ari ugutokora ifuku, hari abatumva, ariko ubundi ntako atagize. Imana izakomeze imudufashirize rwose, niwe utumye n'aya magambo tuyavuga. Ibikomere ubana nabyo buri munsi bihora bikugarukamo n'ibi? Ujye ibikomere nibyo guhora mbatekereza, ariko jyewe narihanganye sinjya mpamuka. Hari abandi bahamuka bagasara, ahubwo rimwe niho nigeze guhamuka. Hari umuntu untonetse, sinzi, bariho bavuga ibintu, bariho bandika abantu mu bintu by'imfashanyo, noneho batangira kutubaza. Batubajije, umugore umwe aturuka hariya aravuga ati uriya ni umukire, afite n'abana hanze barakize. Ubwo rero niba umuntu atambaye ubusa cyangwa ngo afate isabune ye gukaraba, bamba karabi, baba bazi ko ari umuntu w'umubosi. Nanjye nanze kwihamenyo y'abasetsi. Noneho abivuze nibwo bwa mbere nahahamutswe n'abayobozi bari imbere yanjye. Twari ahantu ku kagari, sinzi ukuntu mu bwonko byahindutse, numva mbaye umusazi, nzanye ingufu. Umuntu wabivuze naragiye njya no mu bayobozi njya kurwana, n'uwabivuze ndamukurikirana kugira ngo njye kumukubita, arahunga, mpita nikubita hasi, ndahwera, ndahamukwa. Abayobozi baraza baranyegera, hari umuntu waje anshyira mu modoka, baravuga ngo nasaze, ngo banjyane kwa muganga. Bamaze kunshyira mu modoka ati twujyane kwa muganga, ngiye sindwaye. Namahamuwe n'uriya uvuga ngo ntinihanganye kera, ariko aranzuriye ibintu numva bitandi mu bwonko, anyurira abana banjye. Ndafite n'umwe ufite abana hanze, ngo nibo bankijije, ngo nibo batumye nambara gutya, ngo nibo batumanye, nguriya ni umukire. Rero nagiye ngaruka gatoya, barambwira bati tukujyane kwa muganga. Banjyana mu rugo ngo barebe ko nsubira guhahamuka, banzana mu modoka banshyira mu rugo. Baranganiriza bitonze, ndababwira nti rwose biriya bintu numvise binzengurutse mu mutwe, naho nabere nari ntarahamuka ngo nsare, ariko byanteye ingufu n'abayobozi ngashaka kujya kubakubita. Ubwo bwa mbere nabonye icyo kibazo niho nahahamutswe, ubundi ndihangana ntabwo mpahamukwa, nishyira mu mahoro. Hanyuma wenda turaza no kugira wenda cyangwa se kontakte zawe, umuntu yabonye nk'icyo kintu wenda akaba yenda yabona uwo muntu amuzi, azahari, kontakte zawe ziba ari izihe? Ni hehe umuntu yakubona? Nimero ya telefone? Nimero zanjye? Nimero zanjye ndazifite, kandi n'uriya nawe afite ize, zose mwazifata. Zose twazifata. Wenda umuntu azazishyira no ku kiganiro, cyangwa nazo mwazishyiraho, mwazishyiraho nta kibazo. 078 078 3 yego 93 hanyuma wihamagare wumve kwicamo 5 3 nta nubwo zikomeye. 93 hanyuma se ibikomere nk'ibyo ngibyo ahanini bisa n'ingengabitekerezo ya jenoside, iyo uhuye nabyo ubyifatamo gute? Oya, ndihangana kuko ibyo nihanganiye ni byinshi, gusa nahahamukwa kuko narihanganye. Kandi na perezida yaduhojeje amarira, nk'ubu buri kwezi aduha amafaranga yo kugura isabune. Avuze ati mwebwe mudafite abana b'inshike, batugeneye 30 bya buri kwezi. Ubu nyine turayabona. Ntimuka buri sabune yo gukaraba cyangwa mure n'umwenda wo kwambara, ariko mujye mwiha amahoro, mutuze Imana izayibaragire. Rero nabyo bituma kuko batumenya dufite icyizere cy'uko dufite abatumenya, abana bacu basigaye ni bariya. Yego. Ni iki kintu Victoria yajyaga akunda kuganiriza gikunda kugaruka muri mutekereje? Kungarukamo yarigaga, ikintu kingarukamo rimwe yagiye ku ishuri ndwaye. Mbona ararize, afashe ibariza agiye kwiga, mbona ararize.
ariko njyewe nibaza ko arijijwe n'udufaranga najyaga muha dukeya 500 twabaga ku ruhande kuko ise yari afite ibyo amugenera ariko nanjye nkamugena nk'udufaranga 500 nkatumuha noneho mbona ararize asize ndwaye arize nibaza ko arijijwe na twa dufaranga bukiye mubajije ngiye kumusura ku ishuri ariko burya warizwaga niki ati mama ati reka nkubwire ikintu cyandijije ntugire ngo nitwadufaranga pe ati je naribajije ngo ubugiye ndiho ndiga nigira iki nindangiza mama yapfuye nari kuzagira icyo mumarira bizaba bimara iki ati numva no ati nagiye no kwishuri numva ntacyo ndiho nigira ngo mama apfuye ngo nababara ngo ariko ngo numva nakwiga ko nkazafasha n'abandi ariko mama nkazamufasha birenze ngo ngenera udufaranga ku ruhande ngo papa tanazi ngo papa rutwama ngo nawe akampa twa 500 buri munsi ngiye ku ishuri nicyo cyari kikubaje warabajwe n'amafaranga wowe waruzika kubaje n'udufaranga ngo mama ngo ntabwo ari amafaranga pe ngo ntabwo ari yo yarambabaje nembabajwe ngiye kwiga ngo ndiho ndaruhira iki ko mama apfuye ngo namwitura iki koko nibyo mwibukaho yambwiye icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ku buryo se yabonaga washaje icyo gihe oya nari ndwaye ntarasaza nari ndwaye icyo gihe nari mfite imyaka icyo gihe yigaga mu kangahe yigaga mu wa mbere akubwira ibyo ngibyo mu wa mbere segonderi nibyo bintu ukunda kugarukamo iyo mutekereje nkunda kungarukamo ntabwo biba byoroshye ariko reka twizere ko Imana izatanga igisubizo harya Victory Viatori ndatsikira wari uzwi ku kazina ka Gapita ni izina yihimbye hari abantu bateraga amashyamba ahantu bitwa Gishwati haruguru yaho twari dutuye noneho babona abagapita yarakiri mutoya bariho bavuga amazina y'abagapita basubiye kumuhamagara ndatsikira akavuga ati gende Gapita ndi chef nanjye ndi Gapita bari muhamagara karira bavuga ngo gende nitwa Gapita nimuzongere kunyita ndatsikira ngo nitwa Gapita bahita baseka rero bari muhamye ubwo akajya yitwa ako kagahimbano kitwa ndatsikira bambe akitwa Gapita ariko ubundi yitwa Viatori ndatsikira harya bakuru be bitwaga abandi hanyuma ukabutse n'ababyeyi n'ahantu bari batuye hanyuma wenda tukajya twana umushiki we mukuru yitwaga Donata Kabanyana umuhungu umukurikira yitwaga Munyaneza Ariberi Munyaneza Ariberi niwe wakurikiraga Kabanyana agakurikiraho witwa Filiberti Munyanziza agakurikiraho witwa Uwonkunda Olive agakurikiraho Viatori ndatsikira ni wari wa 5 inyuma ye hari abandi bari bahari se bari bahari mwemutse muri prefecture commune yihe prefecture ya Butare commune Runyinya bahitaga commune Runyinya yego ubundi bitaga segiteri Kaburemera ukihangana turimo turagana ku musozo rero kugira ngo tukureke twizere ko Imana byanga bikunda buriya bizaguha igisubizo kandi ikintu cyose kibaho kiba gifite impamvu no kuguhora bindimo mbitekereza basanga Imana izakora ibyayo cyangwa mvanemo n'iyo marinete kumva turatazanyubirwa hasi uko nshaje arajyanyibuka ariko sine wa mugani ntabwo umuntu yayoberwa umubyeyi we nubwo yabashize igihe kingana iki wenda n'ayo mazina ashobora kuyumva ariko wa mugani imyaka ibinaciye iba ari myinshi ubona warashaje ngo ariko ntabwo urasaza cyane byose uzasaza neza nusaza umubonye reka twizere ko Imana izabikora yitwa Anatolia Mukandanguza ninashakanye na Venuste Batsinda nkabandi mama wa Viatori ndatsikira Viatori mwaburanye ryari twaburanye muri 94 bari bayiciye abantu Karama ubwo hari muri prefecture hari prefecture Butare commune Runyinya yari afite bakuru be bitwaga ngo iki yitwaga mukuru we yitwaga Munyaneza Filiberi undi akitwa Munyanziza Aruberi undi akitwa umukobwa umukurikira akitwa Uwonkunda Olive Viatori ndatsikira akitwa Viatori ndatsikira yari imbyaro ya 5 inyuma ye hari undi mwana witwa Ndatimana Bonaventure yego yari n'undi witwa Dusenga Umuremyi
benshi nsigaye nibagirwa n'amazina. Umuntu wamuzi gukura Viateur Ndatsikira andi mazina bakundaga kumwita akahe kazina? Bakundaga kumwita Gapita. Gapita. Muburana harahagana he bwa nyuma muvugana nayo? Tuvugana twavuganiye i Karama ahantu bicaniye yasohotse mu ntumbi mu nzu zari ziri i Karama hafi ya Kiliziya. Niho duherukana bankubise umupanga abona napfuye n'abandi babindimwe abona bapfuye na se n'inka bazihatemaguriye we yasohotse mu ntumbi nawe abantu bari bamuryamye hejuru bari babatemye ariko watapfuye asohotse ndamubaza ntese kusohotse ugiye he kugiye ntabwo mpfira hano ndapfira hanze sinsubira kuguma hano mu nzu nubwo duherukana ariko tugeze i Burundi numva abantu barambwira ngo haba yarambutse ngo yageze i Burundi ariko turamushaka turamubura arambwira ati we ntiyapfiriye mu nzira ntiyapfiriye ni Karama twari turi kumwe ubwo twaramushatse turamubura ariko kugeza na n'ubu sinzi amakuru ye rero nkaba nsaba Imana n'abandi bamfasha ngo numve ko akiriho niyo napfa mubonye nakumva nduhutse. Reka tugushimira cyane ko wemeye gusangiza abantu wa mugani ngo buhamya ni ibintu bitoroshye no kubivuga bitewe n'ibintu umuntu aba yaraciyemo bitoroshye. Reka dusaba abantu kugira ngo nabe inkunga yabo bazagufashe wongere kubonana n'umwana wawe umuntu wabona n'ubutumwa bugeze ku bandi bantu batandukanye kugira ngo tuzabone igisubizo maze tuzongere kubonana wabonye umwana wawe dushima Imana ko byabaye. Sawa murakoze namwe Imana bahimugisha se tumubonye sinzi namwe ikintu twabafasha tumubonye ni nk'Imana yonyine yadufasha hari no kurira ijuru. Reka twizere ko Imana izabikora. Byaba ari ibitangaza bitari bya bindi bya Kankwanze na Bushombe basezeranye. Sinabona ukuntu nabivuga yababa we namwe Imana se ko ibishoboye byose kandi buri kintu cyose bizi impamvu cyabayeho reka twizere ko buriya bizaba wenda. Turagushimiye cyane rero wakoze cyane. Murakoze cyane ahubwo nimwe mukozi. Dushimire n'abandi bose bari badukurikiranye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Twe Kwizagira Patrick ndabashimiye amahoro y'Imana bane namwe. Sawa murakoze namwe umuhanda mwiza.